yabonye bimeze bite ngo ngiye byabaye ku shumi yanjye kumva baririmba urwo yabonye bimeze bite katwirebere filime nagutinda nuko dutangiye filime yacu we narakubwiye ati byo gusobanura ababindekere kuko ndasobanukiwe ndanasobanutse sibyo abanza ubundi ntibangereranya hari akana nabonye kamfata karangereranya sha umuntu w'umubyeyi nkanjye wo kungereranya ute njye mba ndaho gusa nta nubwo ngiye bambara ubundi mu bantu baba bakora kano kazi ngiye mba ndaho gusa ndahandi hantu nujya ufata abandi bakora kano kazi ubagereranye ngiye ntabwo ubundi mba marito gusa muri kunyumva kandi ibintu nsobanura bikunze gucanga benshi bisaba umuntu aba asobanukiwe kugira ngo anyumve Michael J. White Luke Goss Kimomo ko mwazanye dutangiye hano dore ngo uwo mwana mukurikire yinjiye mu modoka mwana uyavamo katurore nuko dutangiye filime yacu haro bari birukankanye Cody hey Cody mufate mwana Cody bikore uyari kuvuga ngo Cody bikore ufate Cody uri nyuma rw'abara Cody cyo birukankanye nimba ari mwene ngangu nimba ari imbobo cyo uva uri sasu kurikirana abashinzwe umutekano niba gukurikira bakajya ngo freeze nuva uri uyavayo mugenzi wari imbere bakurikiye ibandi bimeze biti bandi naryo rirabasubiza nuko dutangiranye sasu barakurikira uyari inyuma katori sasu ari sasu ryavuze umugore arasakuza uyavayo uyasigaye inyuma bamusize bamwanikiye kumbe hano hari umugore wapfuye nimba atari umukobwa ngo mbambonye imisatsi simba amenye nimba ari umwana nimba ari umugore kumbe umupolisi wari uri imbere yarashwe meze gute nshuti iyo warakurikiye yitwa Cody we buretse nanjye utandasa wa muginga tuza kandebe yarashwe buretse nyana yimbwira ndashe mwana yishe n'umukobwa mva muginga tugomba kumubona turamubona genze bite ni Toro hari ikintu nakuye kuri Toro mfite n'umusara polisi bandi bavayo ndagira ngo mvuga shaka kuvuga iki Jene turi inshuti Jene twakoranye ibintu by'ubugoryi byinshi Tell John. Tell John. I left something for him. Tell John ngo aricyo namusigiye. Come on, Cody. Ni iki kimbwira? John will know. John araza kukimenya. John always knows. John buri munsi abazanu nahisha ikintu umubwire ko ari ikintu namusigiye aramenye hagikura. Ese uyu mugabo ni nde? Ndagufite. Tell him I'm sorry. Ubwire John ngo musabye imbabazi. Uyu mupolisi yitwaga Cody upfuye. Aravuze atubwire witwa John ko aricyo namusigiye, ngo ndetse ngo John ngiteke yo namusigiye ikintu bazari bugisange naga ari ngombwa abwire uyu mugabo wundi bari kumwe. Bimeze bite? Yasigarira mugenzi bari kumwe mu kazi arapfuye. Ararashwe. Mugenzi warapfuye. Fire ku rugamba. Ifanke. Ndiye numvisha avuga ngo ifanke. Simuzi iyo njyana y'amafanke. Hano rurashwe abapolisi bahageze nyuma. Nuko dutagiye filime yacu. Bakise the hard way ni uburyo bukomeye cyangwa se inzira igoye. None wumva nsobanura ibigoye kuri njye biba byoroshye cyane ntabwo binsaba kwivuna. Tugarutse yitwa Queens ni muri New York ni muri Amerika. Ejo bundi cyagiye filime umbaza ngo esengo ko filime zidasohoka niho narindi. Bahita Queens ni muri New York. Tugaruka bari bita House of Pine Jazz. Bongeye barahafungura ni grand reopening. Bongeye barahafungura n'akabari. N'akabari turi mu ibara. Kabari turimo wa mugabo dutangiye barasifotoye imanitsemo. Kumbe hano ruri kwikinana bamwita Michael J. White. Nirwanyisha uyu mugabo. Turamuzi no. Ari gukina. Barman. Wo mukina ari he? Name's Evo from the Ukraine.
uwo turi gukina na hano umukino yitwa Ivo ari muri Ukraine. Sasa hano hari ukuntu ino mikino ya chess umuntu ashobora kuba yayifata akagenda we agakina n'undi akamenya uko byagenze akamuzana n'undi agakomereza uko byari bimeze. Sasa uyu mugabo ari kwikinana ariko bahanganye nubwo atari hano yitwa Ivo ari muri Ukraine ku buryo uyu mugabo ashobora kumushyira n'agakomereza cyangwa se nakaba yanabibona ko bari gukina. 6 moves. Maze kumutsinda move 6. Make that 4. Oya reka tuzigirenye nako tuzigirenye. Menye ari kubeshya arakina. Usanga umugabo ari gukina yashishikaye kumba ari gukina na mugenzi we udahari. Mugenzi we yaza agakomerezaho. Closed mouth don't get fed, right? Wa mugenga umunwa ufunzwe cyangwa se umunwa ufunze ntabwo ujya ugaburirwa. Ngiye filime yanjye iri gutangira iminota byibura nk'icumi ya mbere 20 mfata udupoze twinshi kugira ngo musobanukirwe. Sasa uyu mugabo yakomeje kureba urwana rw'uruseriveri ruri muri aka kabari rwakomeje kumwitegereza rucecetse ariko rubwira ati warwana we umunwa ufunze cyangwa se umunwa ucecetse ntago bawugaburira mbega ni kumubwira ati vuga cyo ushaka kuvuga. Hey you. What's on your mind, Neff? Mwishwa wanjye n'iki kikuri mu mutwe mbwira. Back door like I asked you to. Urwana n'urwishywa rwe. It's just cyo nashakaga. grew up hearing all these stories about you. Nagiye nkumva inkuru nyinshi. Watch you playing chess with someone. And it doesn't seem to match up with the none nkubonye uri gukina chess none urabona ntameze nk'aba bantu bakagombye kuba bakina golf and chess playing negro you see before. cyangwa wenda sasa urwana rumubwiye ati wa mugabo nagiye nkumvaho kenshi uri umugabo kandi ufite icyo bapfana uyu ni umwishywa we ati nagiye nkumvaho kenshi ati ariko nkubonye uri gukina chess turabona bidakwiye ko nakina chess ntari na yamaniga kina golf. I mean, cyo nshaka kuvuga Afghanistan? Special ops? barambwiye ngo muri Afghanistan wari umusirikare uri special ops hajya kuri za operation ziyambaye cyane. Crazy Black Rambo for bajyaga bavuga ngo uri Crazy Black Rambo mbavuga mbega ngo uri Rambo umwirabura w'umusazi Rambo b'Kigali n'umwe ubundi muramwumva ati bajyaga bambwira ngo uri Rambo umwirabura w'umusazi ngo urenze undi Rambo b'Kigali muri kumwumva. stories, all the Street Fighter stories. bagiye bambwira inkuru zo ku muhanda ukuntu wajya gurwana kera. Sasa ururwana uyu mugabo arubereye onkere ni tonto warwo ariko ururwana menya rwari rumaze igihe rutabona uyu mugabo rumubonye ari gukina atuje yambaye neza ruri kuvuga ati wa mugabo ko bambwiye ngo uzuri umusirikare muri Afghanistan ukubita imihanda yose ukubita barara ngo bakwitaga na Rambo bite ko mbona bitagusa. Look, reba people tend to exaggerate things because they have a need to believe in myths. ati abantu ubundi bakunze kugira akamere yabo cyangwa se abantu bakunze kwiremamo umuco wo gukabya ibintu bitewe nuko bashaka kwizera ibintu bitabaho. Bya bintu usanga umuntu yizera ibintu bitabaho ngo hariyo ngo inkoko ziguruka ngo inkoko y'inkuba nyine abantu bakizera ibintu bitabaho. Ati abantu bakunze gukabya buriya barankabiriza ngo ndi Rambo. I am no Superman. I'm not much Superman. of a fighter. Nta nubwo ndi nirwanya ibintu byo kurwana simbikunda. Now he's the real badass. ahubwo uyu nguyu tonto wawe kandi niwe w'indwanyi wibuka umugabo dutangiranye barasa. Umugabo dutangiranye barasa witwa Cody niwe aravuga ati ahubwo uyu Cody niwe w'indwanyi hatari niwe urenze. For good next week. And since icyumweru gitanagaruka tuzasubira nibwo uzabona Karenzi. to hear all of Uncle Cody's tall tales firsthand. Uncle Cody niwe uzakubwira ibyo byose razabigusobanurira. Cody uyu mugabo ari kuvuga nagazi ko Cody bamwishe. Cody nazana niwe uzabigusobanurira. Now you need to dump the trash like I asked you to so I can get you back home because I do not want to hear my sister's mouth. Ati rero genda umene iyo myanda uhita ukinga umuryango utahe sinshaka kumva mushiki wanjye ansakuriza ngo umwana we namutindije mu kabari ari gukora. Uyu mugabo niwe nyiri kabari ururwana n'urwana rwa mushiki we nirwo rwari kumuhata ibibazo. Sasa ari kurubwira urangiza akazi va rutahe mushiki wataza kumusakuriza. You out too late. Umwana ajya kumena ibintu kirahora abandi binjiye bagonga wa mwana uyabona bamugongeye umwishywa. Ni ikibazo umwana wa mushiki wawe abarara barinjira bamwigongesha birababaza uzi kukubita. A beloved Carmine's is now a fucking mooly hipster joint. Akabari kacu ka Comrade abarara bamaze kugahindura mwana dore ukuntu bakagize. Sasa uyu mugabo wibuke twabonye kano kabari badutangira film ni opening bongeye baragafungura nyine bigize ko uyu mwirabura yakaguze nake yongera agafungura kari karafunze. Sasa aka kabari kaoze abano barara bakazi bano binjiye umva amagambo. Hell no, not on my fucking watch. Who owns this joint? Ninde nyiri kano kabari? Oya yaramwiyereka ntago ari ngombwa uvuga umuhanga wo kuvuga ntago abumbura umunwa. I'm a businessman. Tumunye business. After 20k about what you paid. Ati aka kabara amafaranga yose wakaguze ndongeraho 20k cyangwa se 20,000 nkungure gukubita inyungu kano kabaru kave mu mva amagambo. Set up in Bushwick or somewhere the fuck else.
ati ndakungura ibihumbi 20 by'idolari ku mafaranga waguze kano kabari usohoke muri aka kabari wajya gushinga akabari mu bihuru wajya gushinga ahandi ari hose nakeneye no kumenya abagabo binjiye bafite agasuzuguro ibaze gusanga umuntu waguze akabari ari kubwira ati ndakungura ibihumbi 20 uhita usohoka muri kano kabari ugende wajya gushinga akabari mu bihuru wajya hehe uyu mugabo urumva aba yiyizeye umuntu winjiye ukubwira gutyo Well, capiche? Capiche ubundi ni slang ikoreshwa muri Amerika no kuvuga ngo uri kunyumva mwana capiche cyangwa se ni nka understood uranyumva nyine ubwo murabizi gerega ntabwo nzi icyongereza gusa nzi na slang zaho z'imihanda zayo ese ko nize shaho nanabaye no capiche ntabwo nkumvishije ubwo harabo uzasanga bagusobanuye filime ntibamenye ibyo bintu icyo bisobanuye uyu nawe arabwira ati rero ibyo muri kuvuga no capiche ntabwo nabumvishije pe cyo ni icyongereza cy'imihanda yaho ntabwo ari buri muntu ubukiza. You gentlemen have a good night. We're closed. Ahubwo mugira ijoro ryiza twafunze akabari. You know who this is? Ariko izuba ari we buretse uyu mundekere uwo bari kumenyera twumvisha umwishywa bamubwira ko bambwiye ngo urirambo w'umwirabura ngo ukubita uwo bari kumenyera atuje yiguriye akabari ke ari kwirukana abagabo ati mwansohokeye mu kabari ko twafunze ina oya bivamo. What's your name, wise guy? Witwa nde munyabwenge? Pain. Baramuseka. How fucking appropriate. Umva kumenyera. Mbega bano bagingi bava musetse uyu ngiye kahita avuga neza ngo mbega ukuntu izina riri ry'umuntu cyangwa se ngo mbega ukuntu bihura mbega ni wakunda umuntu ashobora kuzavuga ati ngiye nitwa Karori kahita useka byatatisha izina ni ry'umuntu ko kuri Karori nyine mbega umuciye amazi izina rye ati mbega ukuntu bijyanye mbega izina ni ry'umuntu biramusetse. Listen, Pain. Umva Pain. I don't think you fully understand. Sinzi ni muri kunyumva. It's what you call sentimental value to my community. Atwenda ngiye ngiye kubwira nibyerekeranye n'aya marangamutima ya community mbanuyemo cyangwa se babantu banjye mbanuyemo nibyo ndi gukubwira ibyo marangamutima yanjye. Great man have drank, bled and died here. Ikintu kiri gutuma kano kabari nshaka kugagura ngakene abarara rero buriya uyu mugabo winjiye ni G yatari ati mpamvu kano kabari ngakene nshaka kukagura ni bya bintu by'amarangamutima biba bikurimo nyine by'amasantima kuko kano kabari amaniga yanjye n'abantu banjye bagasindiyemo bakameneramo amaraso bakarwaniramo basinze abo kabari urumva gafitemo urwibutso rwinshi nyine wabakeneye kugura akabari azajya bati shanda kibuka kano kabari yaniga yacu bayikubitiramo icupa yaji yanjye urumva impamvu ashaka kugura kano kabari nkuko mbikubwiye wumve ko nta jambo na rimwe mba nongiyeho nyine tu mba ndi kugufasha gusobanukirwa ntabwo ndi babana. You take the deal. Niyo mpamvu ugomba kumvikana nanjye. Table. Beat your ass with it. Uyarareba uretse checkmate ndatsinze ndatsinze none urabizi arafunga umukino arasuzugura vamagambo ndikubumva none ibyerekeranye n'ahubwo nibyo by'amarangamutima impamvu ugiye kugura aka kabari kubera ibintu by'amarangamutima aho ngaho ntangiye kukumva. Urabona pain of a son whose father was nearly murdered in a bar he wasn't even allowed inside of. Ati ibaze umuntu witwa Pain yari afite papa we habuze gato ngapfire mu kabari nkaka akabari uwo Pain atari yemerewe kwinjiramo nuko ngo uyu musore nawe impamvu yaguze kano kabari papa we ngo hari igihe higeze kubura gato ngo bamwicire muri aka kabari kandi umwana we atemerewe kwinjira muri aka kabari bitewe ubwo n'imyaka. And for that man's son to grow up and one day own that very bar. None ibaze nanjye umwana wo mugabo habuze gato ngo bicire muri aka kabari narakuze akabari ubukabaye akanjye urumva ko kabari wakagurisha utivuze ngo uyu musore nawe yaguze kano kabari bitewe n'amarangamutima avuga ati akabari bari bagiye kwicaramo papasha ntibagirwe nka gotwe yakaguze kubera iyo mpamvu bivuze ngo ntago ashaka kugurisha niyo yonyine iyo mpamvu itumye yumva uyu musore uko no uyu musore kumwira ati akabara amaniga yanjye yasindiyemo amaji yanjye yakubitiwemo bimeze bite. Urabona cyambere you should have taken no for an answer. Wagombaga kuba uri wa muntu uhakanirwa akahita byemera uri kumva icyambere uyu mugabo nawe afite ubwibone abinjire nk'uko binjiranye ubwibone uri kubasubiza nawe afite ubwibone ati cyambere nababwira cyangwa se nabagiraho inama ntibabwira ngo hoya mwagombaga kubyemera nk'igisubizo mugacaho. Second, you already fucked up by shoving my nephew when you first came in here. I was gonna let that slide because he needs to toughen up a little bit. Umugabo icyakabiri murana bababariye kindi nanone uriya mwishiko wanjye mbega n'umwana wa mushiki wanjye mwinjira mwamusunitse ako ngako ndakababarira atuma
bigatuma gasalayiringa nyine arakareka gacaho bitewe nuko nawe akeneye kuba yakomera nyine akaba umuntu w'igi wumvisha amagambo ati mwishwa wanjye mwamusunitse ndabihorera kubera ko nyine nawe akeneye kuba umuntu muzima nyine akabiniga nyine ntibajye bamusunika ngo apfushe akabigi ntapfushe. And third, cya gatatu I heard that movie comment. Not cool. uburyo mwajemo ntabwo ari sawa. And your little jailhouse shuffle and them fucked up clothes you're wearing. You've been locked up for a while. nanone nkurikije ukuntu wambaye n'uburyo umezemo bisa nkaho umaze iminsi wari uri muri gereza sibyo wari uri muri gereza. Well, let me hip you to a few changes kumbe kuko nibyo since you've been gone. n'ubundi kuko mugiye kugenda rero reka ngira kandi kantu mbabwira umugabo It's now come on by themselves when you put your hands underneath them. urabona tuno tuntu two ku matama tuno ukozamo akaboko tuyagira iyo ukojeemo akaboko dushobora kuza ubishaka tuno two kwitama tw'utwobo tw'udufosete. We've had a black and an orange president. umva twigeze kugira hano muri Amerika perezida w'umwirabura mu perezida wa oranje nimba ubwo umuntu usa oranje nimba basa gute perezida Ain't Carmine's no more. uyu araseka. You clearly have no fucking idea of who you talking. sasa umva umukozi umuyobozi ari hano bosi wa kiriya kigoryi bakita cya kabosi cyo mu gatatu cy'iturneri ati kabosi yahise abwira umugabo ati menya umuntu uri kubwira utazi uwo ari we. sasa uyu mwirabura amenya umuntu uko ari kubwira atazi uwo ari uyu mugabo uryo yinjiye yizeye. And clearly, kubwisha you ukuri not understand the degree of a fuck that I don't give. ahubwo wowe ikigaragara ntabwo uzi dogere cyangwa se uburemere bw'uburyo ibyo uri uwo muntu ndi kubwira uburyo ntitaye kumenya uwo ari we. sasa kabosi aramubwira ati uwo muntu uri kubwira ntabwo uzi uwo ari we. umwirabura nawe ahubwo nawe ntabwo uri kumva igipimo cy'uburyo umuntu ndi kubwira ntitaye kuba namenya uwo ari we. gaturare nuko bimeze. So, kindi I'll tell you what I'm gonna do. reka nkubwire icyo ngiye gukora. I'll break your jaw for ngiye kukuvuna ngiye kumena hano intama nyine jo agiye kumena urwasaya. aha jo ngiye kumena urwagashya. uyu mwirabura yiyemera mu ncere wa mugabo wundi imbere ngiye kubanza nkumene urwagashya. pee and then toss your ass out the window because I've been thinking about changing that window out here. none nindangiza ngukubita umugeri ngucisha muri kiriya kirahure cy'idirishya usohoke hanze kuko n'ubundi kiriya kirahure nari ndi gupanga kugihindura nabonaga kimeze nabi. kabosi arahaguruka. I'm gonna sleep Paulie String Bean over here last so he can tell you what happened to you. none we kabosi kuko uri umupagasi wa bosi wawe wenda bugukubita ikofe ya nyuma igusinziriza umaze kubona ibyo nakoreye bosi wawe kugira ngo uzabimwibutse bukeye bwawe kuko ntabwo ari buze kuba bizi. That's after the cops throw you back in prison. abapolisi ubwo bari buze kuza bahite bakujyana bagusubize muri gereza Parole violation on account of that. bitewe na parole violation. mbega uyu mugabo ni kwa kundi polisi iba yakurekuye muri gereza bakubwira ati ariko nanone ni iby'agateganyo ugende witware neza ugize irindi kosa ukora noneho twagufunga bikabije. ati bitewe n'uko warenze ku mategeko On your right hip. dore n'imbunda ufite wagendanye. But hey, we you're smart for coming strapped. ariko nanone wari umunyabwenge kuba waje witwaje imbunda. uyu mugabo afite amagambo shaho ati wa mugabo we wari ufite ubwenge kuba waje witwaje imbunda ni akantu k'ubwenge wari wakoze. umusore Made one mistake. ariko wakoze ikosa rimwe. Yeah? ye What's that? iriya kosa nakoze we ni Fabrice Mahoko You let me get too close. watumye ngusatira. uramwumva mwirabura hano ati wari ufite ubwenge kuba wazanye imbunda ariko wakoze ikosa ryo gutuma ngusatira. buriya umuntu ufite imbunda iyo umwegereye imbunda wayimukubitana kuko ntiyabasha kuyikora ngo akuraze ariko ukiri kure yakurangiza. umwirabura ati wakoze neza kuzana imbunda ariko kuba watumye ngusatira wakoze ikosa umeze nk'umwiyahuzi. kujya kuri imbunda umusore aramukoma kunyuma aramukoma. barumana kuri imbunda iki buretse kiki kabiranye abagabo. nuko dutangiye kuri imbunda Catch, motherfucker. fata madantuza fi nta mikino ndetse fata bosi arasinga afunira hasi kura y'icupa kabosi uyabona imbunda nta uriya mugabo arifashije ahubwo reka nice ingwagasi y'icyaka ndebe filime yafashwemo na Rocky. uretse kabosi wo mu gatsata barakubita unishyuza nabi wa muginga nyana yembwa amvunnye itama rwasaya harya ni urwasaya wa mugeri yamubwiye amucisha muri cya kirahure yavuze ngo
ashaka no kugihindura. Uyu mugabo ibyo avuze arabikora. Umwishywa warareba umwana mushike bega ingwagasi we. Mugabo arakubita. Vayo Michael J White niyo mazina nyakuri yagarutse yitwa Pain. Agaruka kuri kino yakibwenga aragikubita nyuma kugira kizabwire boss ibyabaye uburyo bamunyushe mu idirishya. Tumubona ariko. She says you weren't much of a fighter. None se ko wambwiye ngo ntago uri indwanyi wumve rwarwana. Rwarwana yari yarubwiye ati ngiye ibintu byo kurwana ntago ari ibintu byanjye ngiye ntago ndi indwanyi rwose ibintu byo kurwana ntuzanabimbaze ntago mbizi ndagira ngo umve amagambo. Umva amagambo hakurira rwarwana n'urwishywa rwe. Ntago ndibyo. The violent exchange of physical blows. Ndagira ngo umve amagambo atubundi kurwana ni kwa kundi nyine abantu babiri baba bahanganye bagafatanamo umwe atera undi n'undi amuteye. Mbega amagambo yose ati fighting is the violent exchange of physical blows. Ati kurwana kwa kundi abantu babiri nyine baba bahanganye umwe atera n'undi atera nibyo bita ngo ni ukurwana. It's technically not a fight if I'm the only one giving the blows. Ubu ngubu rero ntabwo twabyita ngo ndarwanye kuko ni njye nyine wari uri kohereza bo ntabwo boherezaga. Mu yandi magambo uyu mugabo icyo ashaka kubwira umwana ati njyewe ntabwo ndwanye ntabwo njya ndwana kuko ngenda kubita ntabwo njya ndwana. Mbega gukubita no kurwana biratandukanye. Mbega nk'uko umubyeyi yahana umwana bitandukanye n'uko umubyeyi yahangana n'undi mubyeyi barwana. Umugabo ati wa mwana rwose ntabwo ngiye njya ndwana. Kurwana ni igihe abantu babiri umwe abatera undi n'undi amutera. Ngiye hano rero ubwo ari njye wari uri gukubita gusa ntabwo twabyita kurwana narindi guhana. Get a broom. Fata umweyo. Cops will be here soon. Zana umweyo abapolisi bagiye kugera hano vuba. Uyu mugabo ariyemera shaho. I won't tell my mom what happened. Nunyigishije kurwana sinazabwira mama wanjye byabereye hano. Uncle Cody's gonna get you right. Uncle Cody agiye kuzana gufata. Pain. Uyu yazanye umweyo yakubure koko. Uyu ari telefone yakiri itari nziza. When? Ryari. I'll be there as soon as I can. Ndaje magere vuba byihutirwa. Hari telefone yakiriye. Telefone itamushimishije. Yamuciye intege. Uncle Cody's not gonna be home. Uncle Cody ntago ari buze kugira hano. Cody bamurashe twe twirebera. Dore Cody foto yimanitse muri aka kabari. N'umuvandimwe we. Bamurashe dutangira filime. Uyi inkuru mbimenyera mugezeho. Ngo Uncle Cody ntago ibyo bigenze neza. Bidatinze hari indege yafashwe ihaguruka ahantu hamwe yerekeza ahandi. Nuko dutangiye filime yacu. Buno ntago tugaruke Bucharest ni muri Romania. Ni mu Burayi bw'Uburasirazuba. Romania iri mu Burayi bw'Uburasirazuba ejo bundi burya. Oya ejo bundi niho narindi wa mugabo isaza muri Romania. Katorori. Mugabo yisaza Romania. Katorori. Nindwanyi abatuje. Mugabo ariyemera shawo. We ntago ngajya rwana. Ko kurwana ni igihe abantu baba bari kugurana ibipfunsi cyangwa imigeri. We arakubita gusa kandi ubwire gukubita gusa ntago byitwa kurwana. Kumba ari kugenda ari umugabo ari kumureba uyu mugabo ari kumureba twamubonye atangirana n'uwo bise Uncle Cody Cody ubwo yaraswaga bari kumwe. Uyu mugabo yaje yakurino. Nuko dutangiye filime yacu. Uyu ari kumureba aje Romania. Yeah. Mr. Briggs is waiting for you upstairs. Nyakwa Briggs aragutegereje hejuru. Yinjiye bamwakira baramuzi no. Nyakwa Briggs aragutegereje hejuru. Briggs ninde? Make sure everything's locked up downstairs. Nizere ko ibintu byose byo hasi bifungiranye. Arnold? Never expected Arnold. you in Europe again, John. Yeah. John amakuru. John n'uyu nguyu. Come on, I'll show you in. Karibu shangwe n'mwereke mindani. Umwakini Briggs muribuke muri Expendables. Jina mindani. I've updated a few things since you were here last. Ntago ari ibintu byinshi twahinduye hano ubwo waheruka. Bahinduye biki? Mbega ntago aheruka kera. Dan. Komeza mimbi. Things are Barry Cody. You need anything, we're here. Uzavano ryari nzavano maze gushyingura Cody. Arrangements for Thursday. Ati ndashaka ko dushyingura Cody kuwa kane. Now, would you after all these years? Maze gukingana. Not bringing him home? He would have wanted to be laid to rest here with us. None se ntabwo ujya gushyingura umuvandimwe wawe nanone wanyu mu rugo muri Amerika oya.
gushyingurwa inaha. Things changed, John. Ibintu byarindutse John. Yeah. Ni John Payne. You run the whole unit, huh? Ubu unit yose niwe uyoboye. Unit. Ntabwo ari unit gusa. Run all the old units, John. Ahubwo na unit zose zakira ninjye uziyoboye. Climate's changed since you retired. Ibintu byarindutse kuva wava mu kazi. No, hell, even the Brits trying to disavow us. Shit. Ati b'Abanyamerika, Abanyayisiraheli ndetse n'Abongereza bagerageje kuba batwikuraho, ariko byaje kurangira twongeye dushinga unit yacu turayobora neza. I don't want to relive the past either. Let's just take care of it. Sinshaka hahise. You good? Meze neza. 100. 100%. Good. So, None, can you tell me what happened? wambwira ibyabaye ku muvandimwe wanjye? To start. Ndahera he? Yatangiye kumuganirira ukuntu umuvandimwe we Cody yapfuye. Yandi twatangire filime ubwo Uncle Cody yarakurikiye igisambo nuko byagenze. Uyu batangiye kumuganira ukuntu igiye umuvandimwe yapfuye. Nimba ari igisambo, nimba ari umugezi wa nabi, ntabwo tuzi icyo ariko umuntu bari kwirukana kanini turavuga ngo buriya si yibye. Uncle Cody yaje ari kureba wa mugore bari bamaze kurasa, bahita bamuca muri humye baramurasa. Nuko yarashwe. His partner almost cracked and he's seen some shit. Cody? Umwunganizi wa Cody bari kumwe yabashe kubibona byose. Hey, buddy, hang in there. No. Yeah, Mason Bellows. Ya yitwa Mason Based Bellows. in Africa. A good soldier. Ni umusirikare mwiza Mason. Cannon, but damn good sniper. Yani na sniper mwiza. Umwunganizi twamubonye ari na hano yitwa Mason. Stop it, John. Birekero John. Come on, man. Bwira mwana. Mason and Cody, part of a task force created to infiltrate a new drug syndicate that's getting roots here in Eastern Europe. Ndagira ngo mva amagambo ati Mason ndetse n'umuvandimwe wawe Cody bari bamaze gukurikirana, bari ku kirego cyo gukurikirana abagizi bane bacuruzaga ibiyobyabwenge bihambaye cyane. Bari barashinze urugaga rw'abacuruza ibiyobyabwenge hano mu burasirazuba bw'Uburayi. It was hell. But I don't think they were even set up yet. That's why I signed ADS guys to it. So I could supervise them. Niyo mpamvu twe twashyizeho Cody And n'uwa Mason kugira ngo tubashe kuba twabikurikirana. you run a bar. Woyoboye akabari bigume gutyo we ntabwo uri bwivange muri kano kazi kacu. Hari abandi basore nashyize kuri kino kirego bagomba kubikurikirana. Dore Cody aho bamushyize muri morgue yaje kureba umuvandimwe we. Umuvandimwe we yapfuye. Uncle Cody niko bamwitaga. Gabo yarababaye kuyishwe n'abanyabiyobyabwenge ngo bakorere inaha bashinze urugaga rucuruza ibiyobyabwenge mu burasirazuba bw'Uburayi. Katorore kwereka bwarisha aracyari muri Romania Bucharest. Zakuri no muri iryo joro nawe yarahabaye baramuzi no. Yo Masai joro ni John Payne. Nuko dutangiye filime yacu. Narakubwiye mbazanira filime z'isi. Muvunira ibiti mu matwi. Komeza mbibereka. Muvunira ibiti mu matwi. Oya nako. Mwaje kugera urata murabyemera ko filime zanjye ziba zihumura. Bomva na oderi yayo. Yaje kunino. Naho umuvandimwe we yabaga muri Romania. Niho yaje. Akareba ifoto bakiri kumwe ari babiri kera. Mwe yari umuhanzi afite tara yo kuzaririmba ariko kubera giti nyinshi yatswe aza kubirika. Do. Arabyibuka bakiri bato bari bafite tara yo kuzaba basani. Birirwa baririmba imihanda babatse giti nyinshi. Babona batabivamo barabireka. Yeah. Byose ari kubyibuka. We n'umuvandimwe bakiri bato. Umugabo yakinnye filime akina n'indirimbo kikwereka karenze. Yakinnye no mu ndirimbo ya Buster Rhymes na Maria Carey ya zamani shawo nta bana bayizi biyiminze. Katorori bwaracibuke yavuze ati umuvandimwe wanjye ngomba gushyingurwa inaha. Ndetse kuwa kane baje kumushyingura inaha. Nambaraga afite zo kubungana imirambo y'ijyana ngo bajye gushyingura muri Amerika, gashyingure n'ubundi se shaho ko yapfuye nagera muri Amerika atari buzuke. Cyatari bwo Imana izababarira ibyaha bye ngajye mu ijuru. Mbashyingura aho babonye asike. Barakwereka maje gushyingura arimo witwa Mason. Mason bamutubwiyeho yari umwunganizi uriya wapfuye.
ndetse niyo batubwiye ngo ni umuhanga cyane yahoze ari umusirikare ni na sniper mwiza cyane nabo baje gushyingurira. umwunganizi yaje kumushyingura Mason. Nta kundi musaza, nta kundi. Undi mugore waje gushyingura. Buriya aho uyu muntu yapfuye ishumi ze zose ziraza za ninja, hari n'igihe nazo ziba zicaye ziri kurira. Za ninja, ininja ziri mu moko. Kigali hasigaye hari ninja, hari n'ininja ziburira mu myotsi, hari izitera feye z'inyenyeri nyine ninja zirahari. na Jean Marie Mikorojeni ni ninja. Asa hano hari ninja yaje ku kiriyo, babona nyine buriya ininja irongera iburira mu myotsi. Sasa yarebye ninja iciyeho, siriya ninja dore n'indi ninja menye wapfuye kanopi waka ininja uyakurikira ininja abonye irenga. Na Briggs arahari, ni wa muyobozi wari uyoboye umuvandimwe w'uyu nguyu wapfuye, ariwe Uncle Kadi uyera umuyobozi wabo yapfuye. Twese tuzapfa wana nabirenze, ahubwo ikibazo ni upfanye iki, imirimo myiza cyangwa imirimo mibi? Twe dupfana imirimo myiza. My condolences. Condolences mwana. Bibesco, Bucharest PD. I worked. Bayita Vig. Cody was a great guy. Cody yari umusore mwiza twakoranaga. Ni Cody? Task force. Twakoranaga muri task force. Darling, would you please wait for me? Sheri waba ugiye kunegereza modoka amaji tugasigara tuganira. Yirukana Sheri wenyine nk'abantu b'abapapa basigare baganira. Look. Reba. I know your background. Everyone here knows your background. Either they. Abantu bose hano barakuzi, bazi ahise hawe. Both. There is more to Cody's death than what it looks like, and it has to do with the murder of his confidential informant. Ati hari andi makuru menshi yishe nyuma y'urupfu rw'umuvandimwe wawe bitewe nanone n'uwajyaga amuha amakuru. Wareka tugapanga inama ngiye nawe ejo na Mason tugahurukama ayo makuru y'icyatumye umuvandimwe wanjye apfa. Mason yari umwunganizi w'umuvandimwe we uyavayo. Abanza yitegereza imodoka yose avuye hano kurikirane. Batangiye kumbwira ko umuvandimwe we hari amakuru n'uwamuhaga amakuru, ngo wamuhaga amakuru urupfu rwe biri mu byateye urupfu rwa none rw'uyu Mason aparika. Nanone reka nkubwire ngo wihangane kubw'igihombo wagize. You going back to New York? Ugiye gusubira New York? Nah man, I think I'm gonna hang around for a little. Ndakeka ngiye kumara gahindi hano. Kurikira. Was there when they took him? Nari marugo bamutwaraga cyase bamwicaga. They. Bande abo ngabo. A lot of devils in this town. Muri uyu mujyi harimo basekibi. You know where they are. Abo ngabo uvuga ngo bamwishe cyangwa bamutwaye urabazi? Yeah. Yego ndabaza bamwishe. Umwunganizi warangije yita yatse n'imodoka caho. Abamwishe ndabazi niko amwemereye. Urumva umuntu akubwiye atabisha umuvandimwe arabazi, ntabwo ahita uvana ugende. Do you feel it? Ese uri kubyiyumvamo? On the wind. Uri kubyumva mu muyaga? Hey! In the air. Mu mwuka uri kubyumva? The gates are opening. Amarembo ari gufungurwa. Devils rising. Sekibi ari kuzamuka. Nta magambo tubwiye. Tugaruke hakunino. Na hano muri sare. Wait for me by the door. Negereza ara ku muryango bebiga. Baby zo nazo. The heat's still on us. You better keep an eye out and call me for any problem, right? Okay. Mukomeze mucunga ikibazo cyari cyose mumenyeshe. Undi mugabo tutazi. Gatorore. Avuye n'umukobwa ni babiri. Bavuye banyuze kuri backstage aho bari n'ahantu hari igisare kibera, ni sare mbera byombi. Ubundi usibye inana ahandi hantu hajya hapfa kuba sare mbera byombi kubera gukubitwa tudafite amasare, usanga abasare mbera byombi. Yeah, uko bagenda Mason yabarebaga.
Mason umwungarizo yapfuye azaho bari abagabo bavuye katorore njiramo indani muri ya sare mbera byombi usanga sare iberamo amakwe gitifa yisezeranyirizamo muri weekend abasani bagakubitiramo bakaririmbiramo nyine ni sare mbera byombi yeah. Yinjira muri ya sare mbera byombi naromiwe njiramo indani kumbe security nawe yinjiyemo abona ari kuri stage ushinzwe umutekano aramubona katorore uri kuri stage atambuka ni Mason mwungarizi wo barashe ako kadi shana amatara sasu no bakubona barasa nta mikino bafite hey sare mbera byombi n'imbera miki sasu hey arasa amatara Gabriano kora mukandoro meze nk'icyuma uyafana umurinzi ashaka gufa mu baga akaguru yanakomeje kandi acisheni isigarana aririmba urwabonye katurore sura cano nta muhanga wo uri mu kazi wiruka cyane sasu hey sasu ku bagabo yeah ni Mason mwunganizi we yapfuye ntago aryamye yeah fuck bavuze funke ngenzi njyana y'ifunke ntarindi jambo rya F nzi na rimwe musura kuri telefone aitamagara igitaraganya iryo joro amagara Fig I got 2 problems I need to get rid of. Man ifite ibibazo hano nyeneye ko muhanagura I was sailing big. Shit. nende ukurikirana mwana Fig Put me there. I'm on my way. ndi mu nzira nza Gotta get to the freezer, get rid of these 2 problems. We gotta meet in the morning. oya iwiza ahubwo tuze guhura mu gitondo And bring the tape. kandi uze kuzana kaseti Fig ngafite kaseta tuze kuzana kaseti yuko uyu Fig n'uyu Mason bagomba kuza guhura mu gitondo. What are you doing? Na wa musore Pain urakora ibiki? An exciting round of word games with my sister and her husband. Mushiki wanjye n'umugabo we baje kudusura none bibereye kuri telefone. Don't forget you have to drop them off at the... Ntibagire ko mu gitondo buze kubajyana ku kibuga cy'indege. 8 a.m. Saa 10 nako saa 2. Don't worry. I'll do it. Sawa ngenda byikura ndabatwara basi nimutabatwara ku kibuga cy'indege. One of her marathon showers. Let me get her some. Umukobwa waba ari koga reka njye kumubwira ave muri douche nawuze. N'umugabo n'umugore uyu mugabo neni maneko. Ndetse ngo mu gitondo afitanye inama ni wa wundi ugeze kubwira umusore wacu. Amubwira ati muvandimwe yapfuye nanone hari aho bihuye ni wajyaga muha amakuru. N'abashinzwe umutekano arigiye bafite snitch cyangwa se informant ko amwita kose wa muntu baha amakuru. Ndimo nzira ndaje wana asubizamo akazi ki ya muri douche mvira umuziki nashaka kuvamo. Sure. Okay, what do you want to do? None ushaka gukora iki? Bite uyu bamusuye. Oh. You don't seem yourself lately. Maze iminsi mbona asa nkaho atari we hari ikibazo ufite. You know, I urabizi never like talking about job in too much detail. Urabizi nyapfa kuvuga akazi kanjye nkora muri detail ngo nkwinjire muri detail. Try to enjoy the rest of the night. Basi reka ibyo tubireke ugerageze wishimishe rino joro no hiriregereje. Ngo abashinzwe umutekano bakirohara bakomanze. Yo. Soka ukomanze naga mubona. Usonenye. Okay. Streetlights are off for some reason. I go call the city. Arabizi menya amatara yo ku muhanda yazimye reka njye guhamagara. Menya impamvu amatara yazimye. Uyavayo. Barongeye barakomanga. Mugoroze gukingura. Cyo kingura isasu ku mutwe. Nta mikino. Bimeze biti. Gikingura isasu. Hey. Sas. Bagabo binjiye bambaye mask. Uyu nawe. Sas ku mugabo. Katurore. Sas mu rugo uyu mugabo nawe ashinzwe umutekano bazamuka hejuru isasu. Hey baramumena.
bamushyize uyu yari hano muri dushe ni umwana wa babandi bari basuye hano bimva urusaku hasi bari kurira box ubwo nta mikino ufite ngo uri umugore cyangwa uri umubyeyi ki wapi mama uyu mukobwa afite umuteto mama ari kumva abantu barira basakuza ngo mama taba GST we ni ikibazo kudakurira mama n'induriyo ari kumva abantu barira amasasu avuga n'induriyo uyu muteto ntago ari uwa GST umenye neza ko hejuru nta wundi muntu uriyo sha gatorore ko gakora yisuyime ngo komana ubuse ni ibiki he rupipira nifite umuteto do mama papa umuteto nyumvira umuteto iki ni ikibazo kumva abantu bari gusakuza bari kurira mama daddy rupita gusa hari uwinjiye ufite isura nk'iya kabosi wo mu Gatsata kabosi isura ye dore nuko kabosi rupita barayitwara bagiye ku bantu barabica iryo joro umuryango wa Figa iryo joro barawishe wose barabishe n'abashyitsi tugaruye kuri Mason yari abantu yarashe yahise abazana hano muri moruge kugira sibanganye ibimenyetso nyine What the fuck? You're filling it up in here. mani meze biteye moruge yacu maze kuyuzuza sasi iyo ofisi yabo ifite na moruge iyo umuntu apfuye baraza bakamushyiramo Shit's a lot bigger than we both thought. ibibazo bitangiye gukomera kurusha uko twabikekaga I yego need you to tell no one, and I especially don't want Payne to know. ibintu byabaye ejo ntugire umuntu ubibwira cyane cyane Payne ntugire icyo umubwira uyu nafande It's his brother. He's gone. yabuze umuvandimwe we yanyuze mu bihagije ntugire ikintu umubwira kibazo bikomeje kuba ni Payne wandi wavuye muri Amerika Shit. sike I want to see you in my office first thing in the morning mu gitondo uze muri ofisi yanjye for the night. iri joro ntugire ahantu na hamwe ujya mbega ugiye ducece kuryana uwo nafande mu gitondo ngo ubone muri ofisi ijoro ntugire umuntu n'umwe muhura ntugire icyo uvuga ucece kugenda uryame benshi bapfuye aranamwiyanya ati ntugire icyo ubwira Payne ko ibibazo biri kuba nibwo akibura umuvandimwe we yabibona nabi ibibazo bikomeje kuba koreyo telefone uyu mumubujije kuvugana na Payne yahise ahamagara hari abantu baba batumva yahise ahamagara Payne ahubwo bakimubuza fande ngo nuhamagare Payne yahise avugisha Payne uyu ni Payne dukeneye kuvugana icyari hehe when and where icyari hehe yahise amurangira aho bahura abantu mu masaha y'ijoro rero nta handi mwahurira Sushon bahise bapanga guhurira hehe mu ibara mu madive bahise bapanga guhurira mu kabari ko mu madive mu Gatsata kwa Damuji. Hey, what's up, Peaches? Bite Bebizo? Hey, Smiley. Bite Smiley? Hello? Hello? Take a whiskey neat. Ma whiskey neat. I know you're a tourist. Is that right? Menyura umukerarugendo yego. What gave it away? Uri muri Amerika ubimenya ute? Me? I'm Monica. Njye nitwa Monica. From Slovakia. Nuka Slovakia. State. I wanted to be a doctor. Nifuza kwiga nka muganga. Ariko byashikuranye nambaye mu mansuzi. Yabaye mu mansuzi yaraje aje kwiga ngabo. Avuye Slovakia. Mwese amaso yanyu asonje muyerekeze kuri stage murebe abamansuzi kuva mu gihugu cya Uganda. Abantu bose bari kwamaza ko bafite amansuzi bongera ngo kuva mu gihugu cya Uganda. Amansuzi kuva mu gihugu cya Uganda. Kuva mu gihugu cya Uganda. Na Titi Brown arakurikira. Umukobwa umwe mu bamansuzi yabonye umusore bite Bebizo nazo kumva uyu musore menya yarasindiye nta cyane ku buryo aziranye n'abamansuzi bamuzi umumansuzi yaramubonye nkuyemenye warananyambuye arababara ahita ava stage. They may be in some sort of shitless guy. Careful. I heard you wanted to be a lawyer. Yeah, I heard that story too. Turiya mukobwa umwitondere nawe rero ntabwo yaje hano kumansura ahubwo yaje yifuza nawe kwiga akazaba umwavoka ibyo nabyo narabyumvishe kumbe hanze y'ako kabari hari Mason yahageze. I thought I told you to go to ground. Sinakubwiye ngo ujye kuryama. But I call Payne. I'm about to be. Nahise mpamagara Payne ngo duhure. I know I told you to keep your mouth shut. Nakubwiye ngo ufunge umunwa ujye kuryama yahamagaye fande. That's exactly why I know I can Mason? I Mason? do this on my own. This is Mason, isn't it? Uyu ni Mason tuvugana. Isn't it? Ni wewe? Yes. Yego. Good. Byiza. Where are you meeting him? Mugiye guhurira he?
mugiye guhurira afande se amaze agiye guhurira n'uyu musore. Is that where you're at? What? You let an ex know where you are? Baby, ntabwo ashaka ko nk'umuntu mwahoze mukundana utari kumbwira wari ugiye kujya. it's not good for you. ntabwo byari byiza kuri wowe nari ngiye kujya. You are a flower. urakarabyo sibyo uru ururabo kwa musore wacu disi n'umuhehesi afite n'irari. Well, I guess you're right. I kind of like it here. koko n'ubundi abantu ni kujya muri New York ntabwo ari heza hano niho ngiye nkunda. Your fairy tale, I miss it. nkumbuye ya migani yawe. It's your fault. See, hana we get too close. nawe urabona turegeranye Sushon ni G. umukobwa sinzi ibyo yamwongoreye. Oh yeah. cyane rwose nose nkubeshye. sinzi yamwambere umusore nawe ati cyane rwose. nimba mbwiye ngo ajye kumugurira akantu. Where is it? ari hehe? dore nguri imbere. barabizi waje gushaka n'ababarumani. Pain Pain kumbe yarayibese n'umukobwa. Pain. Wait a minute, John. You didn't come here to see. bivuze ngo ntabwo wari waje kureba njye. Of course I did. naje nje kureba wowe. No way, no fucking way. You didn't come to see me. ntabwo waje kureba njye waje mu kazi uje guhura n'uyu musore. Babe. nyine baby. ndanakwiyamye aho twari tugiye ndisubiye nimba yaramujyanye. mbega ngo uramfata kunda. They more problems, huh? Man ikibazo ni kimwe. nticyakira. wagira ngo ntumpemukisha iyo utindamo. hakora none akazi kose ni akazi katwikorera akazi. Rupita se ko ziza nyuma. Rupita ni akazi kazo baza kwicara bikorera akazi. Rupita ziza nyuma. Know what happened to your brother? So what do you know? uzi iki ku muvandimwe wanjye? Well, let's start there. reka dutangire ku by'umunsi. abona wa mukobwa bari kuganira hari abatangiye kumunyuza wa mukobwa kandi ngo yahoze bakundana nawe. Always is, isn't it? ni gutya iteka bihora. wa mukobwa bakuze bakundana umwe bari bajyanye yabonye abagabo bari kumugura bamucanaho bishyura ababonsa bamucanaho. Give me a minute. urabizi bumpaye umunota umwe nze bari abantu mbanze mbaganirize menye impamvu batwara umukobwa ku ngufu bamusunika. babaze nimba umukobwa arwaye tumutegere aho kugenda mukobwa dore bamuguze twapeshe Rupita twapeshe uyavayo ni indwanyi. we mumve we mukobwa ibyo ari kubabwira muri kubyumva mureke wenyine. we wakoraho funa umugenda box rimwe yukura mugenzi waguye igihumure. vayo wapi batse cabiranye akagabo aravuna. fata ugutwara karaga hasi asigarana ugutwi mu ntoki agukuyeho wapfuye. kumbe yari afite agatwi gato. abantu bafite amatwi manini baba bumva neza ibintu byose ntago amatwi ajya apfa kuvaho. uyu yarabibona nawe ajya gutabara. yabonye ujya ajya gutabara. we rimwe none umusirikare rimwe gusa. mureka b'intwara ariko byibura mwana yiyereka umukobwa akazi kurwana nk'udufaranga bari bakwishyuriye mukobwa. aratubara kari twincisha ko yari abahenze kanange ndukenyerera undi ni G. uyu murara bari kumwe Mason we ni G. utereka ndukenyerereho tu. kora icyuma rimwe mugabo yaravuze ngo ntajya arwana kuko byitwa kurwana iyo nawe wakubiswe wahanganye n'umuntu ariko warakubita gusa ntajya arwana. we No means no, motherfucker. Now get your shit. oya ivuga oya mwabagingamo. hari ibitutsi atukana ntabasha gusubiramo. oya ivuga oya mada ntuza cyo shenimana imanguzi. You okay? bize neza yego. bari babiri. Alright, now go home, clean up. jya mu rugo wisukure ejo nzaza nkurebe. yego sore yubaha abantu bose. umu ex we ni umumansuzi kumansura ni akazi ntago ari uburaya. It's all good. Somebody just wanted to lend me an ear. bimeze neza. hari umuntu ashaka kuntiza ugutwi kwe. mva kwiyemera urugabo uriyemera sha. ibintu byose bigenze neza nuko hari umugenga washaka kuntiza ugutwi kwe. nyine ubwo na mugenzi we akahita yumva uko byagenze nabaze byinshi. bose ni abasirikare ntabwo ari ngombwa bavuge byinshi. niwe wenyine muntu nakwizera. nta nanjye niwe nakwizera gusa. byamwiritse. Brother and I are working the Toro case. jye n'umuvandimwe wawe twari turi gukora ku kirego cyitwa Toro. It's me and Babesco. Valley, yeah. I met him at the funeral. He wanted to talk to me about something. For good reason. Look, Valley uncovered a tape of a hooker
getting killed by a scumbag, Joe Big. He's a capo in the Toro Syndicate. He's a dark, sadistic fuck. Sasa uyu yatangiye kumubwira ati sasa ukuntu byari bimeze uwitwa Vig n'undi twabonye barasana n'umuryango we nawe yarashinzwe umutekano ati Vig yari yavumbuye kasete igaragaza umugabo ari kwica indaya n'uwagurishaga indaya ariwe pimp babandi bagurisha indaya ari kubica ndagira numva amagambo ati uwamwishe bafite sendika y'abacuruzi y'ibiyobyabwenge Vig handcuff her pimp to another hooker barely out of a fucking yari ari kumwica mwambitse amapingu blows them both up on tape. hari kasete igaragaza ibyo byose. Take to your brother Cody does not take it well. Goes after Vic. There, right there, stop the car, stop the car. Kabakwereke ubwo yakurikiraga ikirebe muvandimwe akimara kubona ngo ibyeri kuri iyo kasete ukuntu uyu mugabo yishe umuntu amwica nabi muvandimwe Uncle Kadi yakurikiye icyo kigabo cyari kishe umuntu ikigabo kishe umuntu yaragikurikiye dore ngiki kishe umuntu ni kimwe twatangiranye filime cyica abantu nacyo cyamwishe ngakimara kubona video y'ukuntu kishe umuntu wacuruzaga indaya nawe wamuhaga amakuru y'ibigibera ku muhanda byaramubabaje kurikira icyo kigabo kiramurasa iyo makuru bari kudaye cyamwishe Wamo? So where can I find this Joe Vig? None uwo Joe Vig namukura he? Behind me? Inyuma yanjye. Wamugizi wa nabi. Wamugizi wa nabi wishe umuvandimwe dore ngarinjira mu kabari. Uyu yaramubona. Wishe umuvandimwe Joe Vig yinjira mu hano. Richard. You see that slimy fat fuck he's talking? Urabona uri ufite tatu munsi y'ugutwi? Uriya watatu nyine. That's Frankie Fine. Bamwita Frankie. He's also got a dance studio. Niwe nyiri hano niwe nyiri bamansuzi ba hano. He comes in every Monday, Thursday nights. Check on the new talent that Fine brings in. They say they're using the dancers as drug mules. Ati uyu mugabo uvuga ko azakuna muri kano kabari aje kureba Frank nyiri bano babyinnyi n'aka kabari kose aje kureba abamansuzi bashyashya bano bamansuzi bashyashya ngo bakoresha nka drug mules babandi nyine banyuzamo ibiyobyabwenge ugasanga umuntu yatwaye ibiyobyabwenge yabimize cyangwa se babimudodeyemo cyangwa se afite ukundi ari bubyambutse ati bano bakobwa benshi bano bagabo baza kurukirita abakobwa ari buze kujyana nyine bajye babakoresha bazengurutse ibiyobyabwenge. Dancers sing as all of them looking for a way out. New fresh fucking face they can use. Ati bano bamansuzi benshi barabifuza iteka gushaka inzira y'abakora niyo mpamvu nabo bano ba nyirakabiri bari bashaka abamansuzi bashya. Mailed the evidence by Nash Pulaski. Problem is, I think your brother hid the evidence. Uwitwaga Nash Pulaski niwe wahaga amakuru umuvandimwe we nk'umuntu wari ushinzwe umutekano akamuha amakuru y'ibera ku muhanda. Niwe wari uzi byinshi. Nguyu yagize atya. Come see me. Kurayo pistori. Here in the cabaret club. Murakaza neza muri club yacu. Tururi. We have a meeting with Briggs in the morning, Valley and I. We're gonna show him the tape here. Fata imbunda rero yari muvandimwe wawe. I hope you have better luck finding what he left than I did. Ati muvandimwe yambwiye ngo hari ibintu yasize ngo niwe wabasha kubibona we ntabwo yabasha kubibona. You watch your back, okay? Mwana wirinde ntabwo byoroshye hano. Wirinde. Tururi. Baramubwiye yirinde. Afata imbunda yari umuvandimwe yasize avuze ati hari ibyo we wabona ngiye nabasha kubona. Yuko umuvandimwe ajya gupfira avuze ati John mubwire ko hari icyo namusigiye dutangira filime. Gusa hano wari uri kubacunga cyane. Ari umugabo ari kureba none wishe umuvandimwe we. Kwereka muri iryo joro Mason amaze gutanga ibyo atanga avayo ku kamodoka ke. Yetahire afande wavayo. Briggs. What part of going silent tonight did you know? Urakora cyane. Nire jambo nakubwiye ngo ijoro ugenda ucece kuryame utigeze usobanukirwa. I'm just blowing off some steam. Yeah, I guess that was it, sir. Yeah, that was it. And frankly, I'm starting to feel I'm the only motherfucker trying to solve this case. Baze kubona kandi ngiye muginga wenyine ukeneye kuba nakimura iki kibazo. And there's something bigger than Cody's death. Bigger than either one of you. Ikibazo cy'urupfu rwa Cody cyamaze kurenga Cody kinarenga nawe ubwawe. Ingwe yakira no telefone irasona. Uyu ni Branch umamagaye. Blanche. I told you this case is a nightmare. Nakubwiye ngo iki kirego ndiho ni indoto mbi. Don't you think I'd rather be at home? Ndaje mu rugo wane. Don't fucking test me, Mason. Mason winsuzuma wingerageza. Tonight. Genda nitahiye. Uyacaho umugore waramuhamagaye. Same fucking team, Briggs. Briggs rega njye turi ikipe mwana dukorera hamwe w'indengayo. We're the same fucking team. Jana turi ikipe mwana. That. Yeah. Akiraha imodoka yake inyuma ye. Imodoka ivayo.
imodoka arayibona simusatira iparika hano acaho uvuyemo jya kurayibona shyira ku ruhande box buretse kick shyira ikigabo hasi hey yeah sore sa nkaho bari bamuteze agaco hakurino hari abamurebaga kumbe hirya hari undi mugabo uhahagaze byari hasi box punch ku menyo ni umuhate n'umurava kugira ngo utabare ubuzima bwawe kigabo arakica nabari bamwatatse kureba umugabo yabonaga hari aramubura umugabo yabonaga hari imbere aramubuza bise bite vuga ngo nimba uri gukubitana ugushyira umuhate n'umurava kugira ngo urebe kutabara ubuzima bwawe iyo ugose uko abandi barabikora ubuzima bumeze shyira nyuma mu imodoka iramugonga umusore dore ngo baramugonga Mason imodoka icaye musigaho bwarakeye barakwereka yari muri ya nzu y'umuvandimwe yabagamo wa muvandimwe yapfuye yaje mu bitabo by'umuvandimwe we abandi bantu batunze ibitabo we nta gitabo utunze ntujya usoma icyo usoma ni icupa na rupita ntago ahantu ujya uhisha ujya urahindura kumba hano umuvandimwe yari yishe ibintu arahazi yo kumuvandimwe najya gupfata yavuze ati mukuru wanjye aho mbika ibintu arahazi cyangwa se John azaho mpisha yasanze flash yako nino ashyira mu mashini yitonze ngino kurikire kumbe ibyo yasigiwe n'umuvandimwe wapfuye Uncle Cody hariho video cya kigoryi cya Jovig nacyatse ko turi inshuti mwana watugambani ufite amafaranga yacu turashaka amafaranga yacu tangira kumukura amenyo iyi ni ya video wa mugabo ngo yabonye Uncle Cody bituma atihangana ajya kureba ikigoryi cyari cyishe umuntu yakibonye mukabona cya Jovig cyari kiri gukora umuntu amenyo ikigo cyitwa Jovig ngo gikorana n'umuyobozi wacyo witwa Toro nindi kuri ryinyo uyarumirwa abagabo n'abagome With all those teeth missing, you look like a fucking jack-o'-lantern. Namenye yose yamaze gushiramo none ubu ngubu uri gusa nk'Imana y'abamotari bitewe n'amenyo ukuntu yashizemo. Consider this your first warning. Ibi ngo bifate nk'ari gasupo yawe ya mbere. Someone else might be on that chair that has to pay the fake. Ati undi muntu uzongera kwicara muri intebe azaba ari fake. Ni Toro. Ari kumwe na Joe. Hari undi waje arasa umuntu wamurashiniwe boss w'iki kigo cya Jovig yitwa Toro yarashe umuntu ariko iyi video ntago yamufashe. Tegereza iki kigo cyasubiza inyuma reba urashe umuntu yitwa nde boss wabangaba ngo yitwa Toro ni urashe umuntu ari kumwe n'uyu yasubije inyuma arihutisha. You really disappointed me, Katururi. Now, your brother said he had evidence proving that Toro was behind the whole fucking thing. Said he got... Ati umuvandimwe yari amaze kubona ibimenyetso bigaragaza ko Toro ari uri inyuma y'ibi bintu byose ari ubuhibere iyo biri kuba ariko Toro nta shusho ye bazi nta sura ye bazi. Yarazuminga neza areba imbunda ya Toro uwo mugabo bita Toro areba imbunda y'ukuntu isa nta sura ya Toro iriho abona Toro imbunda y'ukuntu imeze ariko Toro ntago amubonye isura. Toro ninde ngo ni uri inyuma y'ibi byose abona na telefone yasizwe n'umuvandimwe we gushyira gutya telefone irasaba password asoma hakurya yanditse House of Pain presents kumubona ngewe shyiramo iyo password birakunda shyiramo sinzi ubu ubona kwizera n'ifite yasizwe n'umuvandimwe we. I've got the $5 million that Ash Pelosi took from Toro. All of it, for negotiating when the time is right. Before he died, he gave me a key to a lockbox stashed in Mogashwaya Palace, an old castle on the outskirts of town.
In this situation, the only person that I trust is going to be my brother. ndagira ngo mve amagambo umuvandimwe yasifashe amagambo avuga ati umuntu wajyaga umama amakuru bita Paul Cash yansigiye miliyoni 5 z'idolari amana urufunguzo zanizo miliyoni ziri ambwira ko ari za batoro ati batoro bari kumumagana ngo duhure tunegosie izo miliyoni zabo nzibahe nanjye mabwira icyo nshaka ariko muri kano kanya nta muntu umwe nakwizera umuntu wenyine nakwizera n'umuvandimwe wanjye John niyo video yasize yifashe bize ngo umuvandimwe yapfuye hari miliyoni 5 afite abitse za biriya bigabo biriya birara bya toro iriya sendika yabo 5 mil miliyoni 5 kwereka muri igijoro wa mumansuzi Sky ndetse na mukobwa barumani Monica bari mu nzira bagenda Joe Figara bitambika Joe, what's up? Niki Guy tonight at the club. Back table. uriya mugabo wari mu kabari umwirabura yicaye inyuma ninde He was just a customer. yari umukiriya usanzwe Sorry? weke Just a customer. yari umukiriya usanzwe bamukurira iryinyo box mugabo nta mikino ubonye igipfunsi kiba kimwivuyemo kuri Rupita nyo wambwiye Think I'm fucking stupid? ukeka ndi ikigoryi Fucking stupid to you? I asked you kuri wowe nsanga ikigoryi nsubiza He's my ex. He came to... uriya mugabo ni umu ex wanjye umu ex payadi twahoze dukundana It's the customer, huh? yari umukiriya we simumbwiye ngo yari umukiriya gusa I believe you owed the house some money that was taken off some patrons. we turabizera amafaranga menshi wagiye unafata nk'inguzanyo yari muri kabari ukoramo nakabo Talk to me. I don't know anything about it. njye nta kintu nzi ni ukuri I don't mean, bitch. mwimbeshya bitch uyamutera ingumi twagiye Rupita bacisheni wibarasa genda ubafati kiraciye This is gonna be fun. ibi bigiye kuryoha mwana cya Jovig Kishevale wa mupolisi n'umuryango we wose yaje ko nafite urufunguzo umuvandimwe yamusigiye amubwira ati no miliyoni 5 z'abari abagabo z'amayero turi mu Burayi utagira ngo ni z'amanyamerika z'amayero mu rukerera ntiyigeze aryama urwo rukerera ruri kuza agenda asa nk'ureba ibiyezi azaga naho uyu nguyu yari yicaye yumva aruje ku muryango n'umukomando ntago aryama yumvishe ku muryango yishe inyuma y'urugi ndica igisambo waje ku muryango gatururi kingura yitonze fatano karaga umuginga we kumbe ni mwana Gave you the fucking keys, bro. mwana urandangije mwana urampuye yaramuzamura What happened to you? byakugendekeye bite Oh, you know, usually I got hit by a car, I fucked up by you. imodoka yangonze nawe uramuhuye Fuck, man, I almost killed you. kabuze gato ngo nkwice Everybody's trying to do that lately. nawe ngwino ku murongo n'undi wabashaka kunyica kari benshi se bashaka kunyica akagabo gafite amaganya ngo urakaza neza nawe ku murongo wabashaka kunyica n'ubundi abashaka kunyica ni benshi hano gafite amaganya amenya bakarembeje Someone else, huh? Yeah, fucking guy in a cowboy hat. I couldn't get his face. umuginga waje ngongesha imodoka narindi kubona amaze kurangiza bari bagiye bashaka kunyica This fuck. Pretty banged up, man. Hey, you want a beer? shaka byeri waba nkoreye umuti ibaza abantu barasinzi umuntu akugeza mu gitondo yakubiswe ariko umuti ugiye kumwana ibyeri ibirenge byawe bikure ku meza Just like your brother. meze nk'umuvandimwe wawe menya n'umuvandimwe atarakundaga bashyira ibirenge ku meza cyase ku ntebe gatorore Oh, fuck. yeah. Payne, I think they killed Valley. ndakeka bishe Val He said we were gonna meet this morning. He never showed. Val yagomba kuza mu gitondo ariko ntabwo tugeze tubonana nawe Val wibike bamurashe n'umuryango we wose Said he was gonna bring the tape of the girl and the pimp getting killed. yagomba kutuzanira ya kasete yagaragaje ukuntu abantu bapfuye Same with the house. nahamagaye nimero ye mpamagara nimero y'iwabo nta muntu ugeze witaba He thinks I'm dead. Valley would have been the last one. ubu nanjye umuyobozi birabigize ibyana bitwa tora arakeka ko napfuye akeka ko ari njye wa nyuma yikeka ko ari we wenyine usigaye kuko nanjye ndasigaye ngomba kumuhiga nanjye ndahari babyukiye kuri byeri Ash Pulaski guy. banza umbwire ko uri umusore bita Ash Pulaski He's your brother. wa undi wasigiye miliyoni Well, at least he was until they found him dead with a hole in his face. uwo niwe wajyaga usigira uwo niwe wajya guha amakuru umuvandimwe wawe yajyaga amakuru umuvandimwe we
uri kumva nimwe yajya gupfa video yindi twabonye yavuze ati Ash Polaski yansigiye na miliyoni 5. Yes, enough to fry Joe Vig. Ash Polaski yari snitch. Bega bivuze ngo yakoraga bari abagizi bana bakazana amakuru umupolisi. Abarara bita ba snitch, abapolisi bita ba informant. Babantu bazana amakuru polisi ugasanga no muraraza akabwira polisi bera abandi barara rero ushaka kubafata wabasanga hana. Nabazana amakuru. Ariko bigeze ku barara bita ma snitch. Snitch kandi bari umuntu ngo wafo mu baji, mu maji. Naromi. Wanted Vic, but he was determined. You know how he was. Fuck man, I miss him man. Mwana muvana wenda namukumbuye tu. Kuno yari yemereye. Bandi yakoraga akazi neza. Yari umwunganizi uyu. Uyu yaramuvuga akanyuzamo akavuga ati man nari ndanamukumbuye tu. Buryo bakoranaga amakazi. Hari igihe umuntu aba ari G yawe nyine. She love all the time. Njya kumva ijambo G naryumva nyakana n'imbaraga afite imyaka nimba ari 6 nimba ari 7 kandi mwe nkiga mu 3 primaire. Twarahuye yara kuri 40 ngoroke nguri G ndumirwa. Igise n'icyo mwana ngoroke nguri G kiga mu 3. Birancanga ruri munsi sindamenye iryo jambo. Wait for you here? No. Kumbe no bidatinze umukobwa baje kureba. Ni umukobwa akundanaga nanone. Ngo na Uncle Cody cyangwa se yakundanaga n'umuvandimwe wa Pine. Going to ace that history test. Umva iyi test y'amateka ndaza kuyuzuza. Ndayitsinda. Hano haruhari. Cyane gutya kicaraga kure y'impeta. Ni wa mugore. Bari bagakwifoto yahoze ari umugore uriya wapfuye. She looks just like you. Uriya mukobwa uri yari amurasa n'umuvandimwe w'uyu. Sharano. You know who I am, right? Uzondiwe sibyo? Yego ndakuzi. Yari umugore w'umukuru wapfuye. Harashize igihe kingana iki? Just for a short while. I loved him. Harashize igihe gito nya dushyingiranwe namukundaga. To save me, you know? Yashakaga kuntabara. But from who? Agutabara nde? Kakana. Karumuna kuriya. Hi. Wait. Hey. Wait. I know you. Nakuzi. Since you were this big. Guzurakana. Yeah, now I am. Abo narakuzi uza akazi ndimu, uza akazi nkora. Worked with Uncle Cody. Wakoranaga na Uncle Cody. You doing okay? Meze neza. Yego. Great. Buramba numiwe. Amaji. I miss him. Kana kigize ngo nakaji. Me too. Nanjye ndamukumbuye. They dragged me into their world. Told me if I don't help them recruit girls, they will destroy everything. Frank yanjanye mu isi yabarambwira ngo nizanye mbafasha gushaka abakobwa bajya mu kazi ngo bazanyica. He's the devil. Gusa witwa Toro niwe sekibi. That's what they really do. Traffic drugs. Bivuze ngo abo bakobwa washakaga babakora isosi umukobwa yahoze akorera nawe barabagize ba nabi ariko ngo bafataga abakobwa bakajya bazengurutse ibyo bwenge ndetse n'abantu. He's 15, John. Gashikikanye karumuna kanye gafite imyaka 15. Ntabwo wamenye icyo bari kugakoresha iyo nemera gukora ibyo bansabaga kujya mfata abakobwa nkabashakira nkarokerita abakobwa bagomba gukoreshwa bacuruza ibyo bwenge babizengurutsa. Kuki utabacitse se? Nigeze kubigerageza mbere kubacika dore icyo bankuriye. It might as well been him. Vic does the hitting, it's his thing. Ati mwese wabikoze ni Vig cyangwa ni Toro. Ati Vig ni ugukubita cyane ugwemukira ariko uba wamutegetse niwe Toro. There's a major shipment going out. Muri kano kanya hari ubwato buhambaye cyane bugiye gutwara abantu benshi abakobwa baba batwaye ibiyobyabwenge babyambutsa. Yeah. You too. Karunika karumuna kuri agafite imyaka ngo 15. Uriya mugore ngo yegereje gucika bari bamwisha n'ubwira ati gashikikawe tuzakica nugerageza kuturwanya. Niwe ufasha kurokirita abakobwa. Yeah. Okay. Ready? Bivuze ngo uyu mukobwa agomba kumufasha yakundanaga n'umuvandimwe wapfuye Uncle Cody. Come on. I'll walk it. Vayo. Turacyari hahandi. Uyavayo. Ari kugenda. Bamwereka video. Bamwereje ku video kuri telefone. Abona wa mukobwa wahoze akundana witwaga Sky w'umumansuzi. Bamufashe na mugenzi we Monica. We na Monica bafashe ibigo biri kubaniga. Abonye se.
bigo biri kubaniga. How does it feel to watch the ones you love suffer? Urumva bimeze gute kubona abantu ukunda bababara? Kigabo kiramubarira kimuha n'agatoki. Kigigeye sasu kirabarasa. Uyareba. Yarayibonye kirasa. Egisi we wa mukobwa. Yarabaye shawu. Avuye hakunino. Tugaruke hakuno muri yanzu mbera byombi. Kumba abamansuzi nibo batorezwa. Come on, girls. Abamansuzi batorezwa hano mugire bakobwa. That's it, girls. Aho. Hey, I want you to feel sexy. Mube sexy. Sexy. Turn. Sore. Aho. Winjiye. N'umujinya shawu. Vayo. N'umujinya. Ashobora bari gutorezwa muri yanzu mbera byombi ya sare mbera byombi. That's the money shot. Ayo ni amafaranga ari kwikaragasha. John. Big. What the fuck? What the fuck? John Vigari. Here. Gishumaga amagambo yavuze. Who the fuck are you, pal? Yabaye nka cya kigoryi njya numva kivuga what the fuck amwa nimba ari icyayi. Cyayi hako gifite ubwenge kimwe kibisatsi bimeze ukuntu cyasone gira what the fuck uretse wumve. What the fuck amwa. What the fuck? What the fuck is going on? Neza rwa rwajya baryitane. Hey, okay nago. Korodoro. Ni yitwa Korodoro niko bambwiye hano. Who the fuck are you, pal? Urinde mwana uri cyane. Joe Vig. Ndashaka Joe Vig. Nago muzi urushi. Korodoro baramukubita. I don't remember who that is. Nago uwo muntu muzi urushi. None uramwibutse. You know what? Urushi. Abana. Ubu none uramwibutse se basi. Ubu none uramumenye. Ubu se byo bimeze bituri kumwibuka. Bari kumukubita uyu mugabo mwibuke Joe Vigari. I just run the club. I don't get involved in the dramas. Man ngiye ibindi bintu nago njya mbyinjira mu gihe cyo ngora mani nukureba kara kabari kanje n'abamansuza. Arashaka kwitwa Joe Vig yamubonye arasa umu egisi we ndetse n'undi mushuti witwa Monica. Sari kigo jyano kigeze hano arabuyumvisha bazamuka. Matari yishana. Kuvayo. Iwe kick. Pusha. Uretse n'indwanyi ntatinzamo yatarajya kure ka rugondiye nepfusha uhambe muriro ndapfuye mugeri ndapfuye umwana wampereje heza kura y'inyundo arayikaraga umugabo ni umugome kure y'inyundo. Joe Vig niwe nshaka. Joe Vig akira aho yumva abandi bari kuzamuka nanone agaruka kwihishana undi wazamutse kuvayo. Fabrice y'imahoko jido hasi. Fabrice nawe ntugahubuke. Fabrice sherifu wa mahoko na Romeo ari hejuru rwose rero nakubeshya ariko ari hejuru. Joe Vig ari hejuru kizamurayo. Fuck. Yeah. Kumbe hejuru umujyi wa bari kurupima ku biro. Don't leave anything behind. Come on. Nimugire ikintu kimwe musiga inyuma mugire neza mupakira urwo rumujyi tugende. Kumbe dore Joe Vig ni hari. Wait now. Mwana mugire tugire one. Joe Vig hari hano. Joe Vig hano. Kingura arasarasa mugenzi we. Uranda shomenye bakoranaga arahubutse yarayimutunga. No. Ayimushyiraho. So you like to hurt women, motherfucker? Kunda gukubita abagore madantuza? Be upset about Sky and Monica. Sky na Monica byarangiye. They were a blast. Bari ubugoryi buraho amushyiramo. Zari rupita ziraho. Tough guy, huh? Urakomeye ari? You have the balls to come in here and get me? Urumfite imbaraga za zano kumbona? Box. Push. You cops are all dead meat. We n'abapolisi mwese muri nyama zapfuye. Tera biranga. Mugeri.
uyu mugabo ngo ntago ajya arwana ibintu byo kurwana ngo arabyanga. Ibyo kurwana ntago ajya abikora. Wenga arakubita gusa ngo kuko ngiye yakubise ntago byitwa ko yarwanye. Aba yahanenye. Kuko we ntago bajya bamukubita. Twatangiye bitubwira. Terura akagoryi depoza hano kubita shawo bita Michael J. White. Shabundi yari ari hano mu Rwanda, murabyibuka ejo bundi ari hano mu Rwanda. Rocky wambabariye tukabona nakubushize nakohereje filime n'uyisobanura ati ntago mbonana nawe ndi busy. Toma Nyiragwe rinda agenda tutabonanye nta mwanya mba mfite. N'ubu bambwira sha wanyiyemeyeho naramaze ese nkubeye yazanye ngo nakamwe gakina ongo back nanze kubiteza nabo baracyabinyurira hako bapfuje ese ngiye bamfatiraho bambone. Everything you see around here, that man forced me. Umva ibyo ubona byose ngo hano uyu mugabo yarabimatirije ngiye nkurikirana akabyiniro gusa. So you've seen him? Ndashaka kwitwa Toro boss wawe waramubona? From time to time, but he's always cover up that weird voice. Toro urayitwikiriye njya mubona ariko urayitwikiriye ntiwamenye isura ye. Boss wawe. Boss wabo ntago wamubona isura. He only comes here for Lacey, please. Ageze aje kure witwa Lacey. That man is obsessed with her. Umuntu wenyine azi anakunda ni Lacey. Lacey kandi niwe wandi wakundanaga n'umuvandimwe we. Wa undi bari kumwe ku manywa. Yaje kureba Lacey. Umuntu wenyine uzi isura. What? No. Tell him that. Ati barambwiye ngo turamuzi ntago muzi bibwira uri. Believe me, John. Yizira John. Toro, he's crazy. He thinks I'm his and I Toro yaransariye siko mukunda ariko ntago nduwe ngiye nakundaga umuvandimwe we Cody. Swear to you. Ndakurahirira. Ngiye nkunda Cody. Umuvandimwe niwe nkunda. Nuko ngo Toro yansariye Toro nta muntu umuzi isura. Okay, I'll help you get out from under this. Okay, ndaza kugufasha bino kubivamo. Ariko mpaka nawe umfashe menye ko Toro ninde. At 8 o'clock at Mogushwaya Palace. Umubwire dore muri Moshwaya Palace. Mungore ya Moshwaya. Nick is dead. Frankie Fine is dead. Umubwire azenda mu miliyoni z'eshanu we akurekure ugende uze tujyane. Umubwire dore muri Moshwaya Palace. And you say you love Cody, right? Kandi wambwiye gukunda Cody umuvandimwe wanjye. And you'll do this for me. Ubinkorere basi. Wikorere umuvandimwe wanjye wapfuye. Fucks with me. Nunyinisha. I'm gonna send his ass home. Cyangwa se wakanyinisha agatafari ke ndakohereza mu rugo. Ibaza ariko Imana ngo ati umuntu nanyinisha agatafari ke ndakohereza mu rugo. Tugaruke hano. Oh, hey. We. I was just about to call you about Christmas dinner next week. You think you can make it? Hey, Arnold, I need your help, man. Nyine mfasha bwawe mwana. I just set up a meeting with Toro. Nateguye inama na Toro. Yeah. It's impossible. Look, I came across something Toro wants. I'd like to make Nashigura n'ikintu turashaka. Back up, okay? See, Arnold, I just want to give Toro what he wants and free Cody's wife. That's all I want. Ati mfite umugore Toro akunda nanjye mfite miliyoni 5 nshaka kumuha. Different things. Jegura na Toro. Lacey love and Arnold, I just need your help. Nyine mfasha bwawe. You and some of the old ADS guys to cover my 6 while I make the exchange. Ngiye kujya gura n'uwo Toro muri izo miliyoni 5 nawo mu mugore. Icyo mwe muri buze gukora no kuba muncungiye uwo Toro tukamufata. Katorori. Uyeri hano. Ari hano yaraje yaragiye gusaba ubufasha. Briggs is out. Briggs yanze kudufasha turi twenyine turi babiri. Briggs yabimye abasirikare bajya kubafasha abantu bagomba kubaga bakifasha no kwirwanaho. Katorori. Cody's dead, Payne. Team's dead. Cody yarapfuye ikipe yararangiye. Yeah, I'm down. Ubu ninjye nawe ngiye nditeguye. And how many of these motherfuckers do I got to kill? Yeah. Arakwereka bagiye guhurira kuri Moshwaya Palace. Ijoro. Sa ijoro. Ni babiri. Bagiye guhura n'uwitwa Toro. Umufite miliyoni 5 z'amayero. Musora zawo ziri. Bariwe ko Toro uyu yahoze ari sniper babitubwiye ko ibya ibunda by'aba sniper biri mu kintu nka kiriya. Ntago ari gitari.
Mogoswire Palace. Mogoswire Palace, ya ngoro ya Mogoswire. Mogoswire batangiye kwitubwiraho. An ancient palace with deep roots to the history of the region. Ati ni ingoro yambaye ifite imizi yayo cyane cyane ku bintu byerekeranye n'amadini. Built over a hole in the ground they called the gate to hell. Nanone ngo iyo ngoro yubatse hejuru y'icyobo kinini cyane, ng'icyobo kirekire kidafite igarukiro, ng'icyo cyobo bavuga ko ari icyobo cyerekeza ikuzimu kwa Satani. A hole said to be so deep that no one can see the bottom. Ndetse ng'icyo cyobo ni kinini cyane nta muntu n'umwe urigera yabasha kuba yabona mu ndiba zacyo, nta muntu urabona munsi. Since then they say animal human hybrids were reported to have crawled out of it. Hari abantu benshi bagiye bazana ibihuha cyangwa se bajyaga bavuga ngo icyo cyobo ngo hari inyamaswa n'abantu benda kumera nk'ibinyamaswa bajyaga bazamuka muri icyo cyobo. And dark-winged otherworldly creatures flew in the vicinity. Abandi bakavuga ati nanone hari ibinyamaswa byaga bizamuka muri icyo cyobo biguruka bikazamuka muri icyo cyobo. If this is the gate to hell, nimba koko iri ari irembo ry'ikuzimu, ni ya magambo y'umusore Payne. It's time to slam that fucking thing shut. Nicyo giye kugira ngo kira kigoryi nze kukica, icyo ngicyo cyatura umuyobozi w'abagizi ba nabi, nze kumwica manuke muri icyo cyobo turebe ko ari we wagifunga byibura. Katururi barakwereka abana bahageze imbere aho bapanze gorira bari kuri Mogoswire Palace za Kurino, batangira gutega ibisasu. Bo ni babiri bahageze imbere, batumije uwitwa Toru, batangira gutega ibisasu aze gusanga bamwiteguye. Bimeze bite? Yeah. Sayijoro bagiye guhurira aho ngaho. Nakubwiye bakiraho. Uyu ni sniper arizaje. Mbere yaje sniper yageze kari kumbuje Payne bwa cyagera. Yahageze Payne. You find high ground? Man, jye nahageze urarinzwe ubundi kugucungira. Hari icyo ubona ku butaka? Harabo yabonye baza. Payne, we got bogeys. Payne, dufite abadukurikiye mwana. Abaje breaking off. They're flanking us. Hari izindi modoka ebyiri zikase hirya zo kutujijisha. Bega na agatego. Yeah. Tururi bavayo. One van headed to you. Last visual on the other two. Indi modoka imwe ije gusatira ko utirengaje ko ari izindi zaciye ku ruhande. Katururi ni sniper uri kumucungira. Second position ready? Sniper aragatsindwa ku rugamba. Hari van yaje isatira hari. Yeah. Okay. Got eyes on the other two players. Pulling up to you now. Baba jinga bandi baparitse hirya nabo ndi kubabona. Katururi. About 6 on foot on the ground. Ndi kubona ibirenge bitandatu ku butaka, ubwo n'abantu batatu. Ibirenge bitandatu ku butaka. Hano baginga bakomando rero muri Amerika. Ndi kubona ibirenge bitandatu ku butaka imbere yanjye. Yeah. Harufu mu witwikiri. Payne. Oh. Payne ni Toru. Toru ngahora yitwikiriye, nta muntu muzi sura. Nta muntu muzi. Payne. Nabizi? Hano barambonye ndahinduye. Move. Arahinduye. Ku ruhande. Toru yaje. You wanted to deal with me? I'm right here. Nimba shaka uyu mukobwa Leon. Just like you asked. I know you're out there somewhere, hovering among the dead. Ndabizi uraho ngaho meze nk'uri kugenda mu bapfuye.
bano nabo natwe turi kuzenguruka ino ngoro turebe ko nta bandi bantu bazanye over. Abandi bazanye na Toro bari kuzenguruka inyuma. John Payne, who walks among the dead. Ati Payne bagiye bavuga ngo umuntu ugenda mu bapfuye. Mbega we yica abantu akabazengurukamo. Did you know that? How'd you know that, Toro? Katorori. Coward! Kigwari! Vayo! Still no sign of him. The outer wall is clear. Wait, sir, we have something. We spotted a shooter in the northeast mezzanine. You said yet? Payne. I got him painted. Say the word. Hey! You want to get out here? Take the shot. Murase! This is for his family. Reka murase. Arashe! Tararasari byaturikanye babagenzi bari ku ruhande. Byica umuti. Katorori. This is for Monica. Kana Monica isasu. Monica ni wa museriveri. Sasu. Hey. Katorori. Yeah. Masasu. Sniper. Arabafite neza. Basa ijoro ririya. Ndeba kuriye yo kumuna zaba sniper. Yireba nka hari kumanywa. Too late for running. Hey. Yeah. Sasu. Kizona abacyara ni Toro. Bosi wabo. Katorori. Sasu. Ku bagabo sniper hejuru abona neza cyane. Sniper ku rugamba bari mubi cyane monsheri ngemba mbizi. All right, Toro, let's do this. Sawa Toro reka bino tubikore. Toro nta muntu muzi sura. In the chapel. Let her go and I'll take you to it. Eko mukobwa cyo mujyane muri chapel, muri chapeli, muri wa rusengero. Mwereka amafaranga yawe ari. Now show you where it is. How do I know you're not lying about what's inside? Gute nakwizera ku bintu biri mimbere. Umugabo n'ijwi rye barivugira kure ryirangure na n'umuntu uzijwi rye. I got him. Ndamufite. Uyu nguyu ataramurasa inyuma yaturuka abandi. Uyabona abandi baje ni wa mukobwa. Kino kigabo kino gigize cyane cyatoro kiramukundira kwinaga gikunda. Reba inyuma yawe. Uyacaho. Mukobwa. Turi umukobwa ngo baramurasa. Kurasa umugizi wa nabarasa ingofero gusa. Mukobwa baramurashe. Kumbe Briggs tuzi nka Fande niwe Toro umugizi wa nabi. Uyarabyiboneye. Toro tuzi nka Fande. Uyarabibonye. Briggs. You all fucking men. Mwana abantu bawe koko. Yabashoro kuba umugabo aricaga abantu be. Wakijambo avuze ati abantu bawe koko. Nicyo kibazo. Sasu. Katorori. You got bogus on your left. Sasu. Hey. Sasu. No. Sasu. Sniper. Ntago ajya husha ubundi kirazira yahushije. Nisakirego. Nko kumva. Hey. Sasa shiramo. Briggs tuzi nka Fandi. Hey. Uyu ni ndwanyi. Sasu. Nundi munsi. Mugizi wa nabahanyuze. Uyu yarahabonye. Aramukurikira. Bucece mu gace. No. Vayo. Nk'umuntu ukora ibyaza agenda gake gake ntagahubuka. Mwari mwumva mubuka nk'ababana wapi. Mwari mwumva nsamara wapi. Sinkora ibyonzi yego. Throw the weapon in the pit. Shira imbunda yawe muri kiriya cyobo. Naga muri cya cyobo ngo kijikuzimu. Ngo bagiye karinzira igikuzimu ko nta muntu uzigarukiro ryacyo. Nayikura muri ryashwe. Where's the case? Iyo case iri briefcase iri. Uretse iri mu miliyoni 5 z'amayero. Undi hari amafaranga atabaho aba muri filime gusa. Miliyoni 5 z'amayero bari amafaranga menshi mu nsheri. Usanga abantu tuyafite mu Rwanda ari nge n'abandi bantu batari benshi cyane. No story necessary, John.
I'm done. Ko nge ntabwo nyafite nako abantu tuyarengeje tutari benshi abayafite wenda murahari. $5 million and disappear. Now hand over the case. Well, you're gonna disappear. Sunikira ko iyo case. You know, I already figured out it was you. How long you uzigiye nakumenye musore tayabwira ati namenye ko ari we mugizi wa nabi umunsi wa mbere duhura. Tayabwira ati ndeba video nibutse umunsi wa mbere ngumana n'imbunda. 11 without old unit insignia. Nahise nibaza kuba narakubonanye imbunda umunsi wa mbere nza hano muri kino gihugu nkakubona n'imbunda idafite ikimenyetso cya unit yacu. What are you thinking? Ubona no muri video iyo mbunda imitamenye ko ari mugizi wa nabi yarabimenye. This is gonna end. John, the legend. Urakeka birangira gute? Killed in action. Biraza kuba ko yiciwe mu gikorwa. Sucks. Because I was damn close to. Bakavuga ko Toro mugizi wa nabi yakwishe agacika nanjye no bakama mupeti bavuga ati mugizi wa nabi yanciye mu myanya y'intoki nari musatiriye. Nuko biri bugende ndakwishe. Hano waje. Undi mugizi wa nabi. Katorore. Sayijoro. Bucece. Looking for me? Ushaka njyewe? Oh yeah. Yego. Cut you just like I did Valley. Reka nkwishe nkuko nice Valley. Valley ni yanshuti ye barashe n'umuryango we. Tangiye kubyibuka. Cyo kigaba arakizi. Ku kiriyo yarakibonye cyari gihari. Ntahagaraho gusa. Kigaba arakizi. Kigaba arakizi. Cyakoranaga na Briggs. Yarakibutse. Kicenye cya Briggs. Tera! Briggs ni Toro. Kubaga wapi? Tambaga. Kubaga zibukira. Katorore. Bose ndwanyi winera icyuma. Bose babangutse. Hano ubundi ni umuhate umurava gukanura cyane ubuzima bwawe bugume mu kibuga bw'abandi buceho. Bugoswe gato bw'abandi bugumana ukagenda. Mbega kuri iyi si nimba uri no kunyumva n'akazi kose ukora n'icyo uri gukora cyose ni ugukanura cyane ukaguma urenze. Niko gahunda bimeze. Hari ugoswe barakurangiza. She loved him. I wanted her to love me. None kucishe Cody ati Cody impamvu namwishe uriya mukobwa Rasi yaramukundaga kandi nari nge nari nkeneye ko Rasi nkunda bivuze ngo uyu mugabo byatumye yica Cody hari arimo no kuba wa mukobwa Rasi yarakundaga uyu mugabo Cody wapfuye aho kugira ngo akundure bivuze ngo no byatumye toramwica urukundo rwari rubyiganjemo. What about Valley's family? Nose umuryango wa Val. They all had to die because of your upset. Where is your case ntago nyigwereza. Pawns, John. Bano hanze rowe n'umwicanyi. Mason buretse bose bafite umuhate n'umurava baranabangutse buretse. Being a pawn in somebody else's game, decided to run one of my own. Now save me the trouble of wiping the blood off that and throw me the fucking case. Sunikira hano iyo case hano murava tumuhate kugira ngo urebe ko ubuzima bwawe buguma mu kibuga bw'abandi bugaceho. Buretse murava kuraje ibikubara buretse ndaguma mu kibuga ucaho ndakigwamo kiki kuya bimeze no guhangana cyaba ngombwa ukanashotorana nta mipfusho. Gahunda y'umunsi imeze icyo ni Kinyarwanda numva n'abana b'iminsi ngo gupfusha ibintu byaye ngo ngendi G. I know what's gonna happen. Nzi ibintu bigiye kuba. Giye kundasa bize kurangira turwanye aramurasa umusore bamushyizemo undi se kare kose yabuzwaga n'iki kumurasa yaramurashe fata ikofi apfuye ntangaru hanyuma mugabo menya ari umuzimu we noneho turaza kurwana n'ubundi tu amurasa mu kaguru umugabo ajya hasi mu mugongo aramuhuhura aretse tukirira inote ko tuba twaravunitse. Hanyuma uyu mugabo menya ari umuzimu we ndaza gutuma wishyura Monica ibyo yakoreye Monica na Sky his family and Cody n'umuryango wabo ndetse na Cody urabyishyurira. Aramurasa wapi menya ari kurasa amashaza. That's right. Nibyo Protect your ammo. wagomba gusuzuma your ammo amasasu yawe ammunition. Iyo bahinnye bavuga ammo ariko na amasasu ni nka bullets. Should have changed the combination on your safe. Wa munsi uyu mugabo ashyiramo combination muri safe cyangwa se imibare y'ibanga muri safe y'umugabo yarabibonye araza mushyiramo amasasu ameze nk'amashaza ku buryo urasa umuntu ukamurasa amashaza ariko bikavuga nkaho umurashe yamushyiriyemo amashaza. Wari uri kundasa amashaza rero. Too close on him.
tugiye gukomana abizi katurwane nyine bose ni abagabo ni abasore abizi n'ubundi ibi birivuga ko umugabo azarya yiyushya kuya nari ngiye kuyatwara niyushya kuya yarangiye kuvuguruza Imana bajya mu ngumi niyuha kuya kike bimeze bite bose bose ari abakomando kigabuna igisore kibuka muri Expendables n'izindi filime nyinshi nashaka kukubwira kubw'umutekano wanjye ifi hasi barasingana buretse bari kurwanira miliyoni 5 z'amayero n'amafaranga atabaho niyo amafaranga aba muri filime gusa mwe mubona hasi terura deposan kanagira wapi box kick kivuna we tera wapi tera umugeri parika muri Muvezari Toma Nyiragwe bamwita Michael J. White baramuzino nkuko banzino kiramuyora cyo ni igipagasi ntago kirwana nk'abanyamujyi kirayoro kirwana nk'igituruka mu nzara z'umujyi ntukarwane nk'abanyacyaro bagira barya kigabo kiramuniga box kirwana nk'abanyacyaro bakora garinci ku mutwe w'umugabo kigabo giterana garinci ubundi wo muri football y'umugabo yizanye muretse Toma nyira mugeri mwe muri wa mwobo ugikuzimu umugabo yamanutse atyo mu mwobo ngo ugikuzimu uyu mugabo ni indwanyi baramuzi ubu n'ubwa mbere arwanye ubundi ntajya arwana yarabyiyemeje warakubita gusa ntago arwana kurwana ngo ni imico mibi we ngarakubita umugabo ariyemera jawe sigaye hano gusa nanone yongeye ababajwe nuko umuntu ushinzwe umutekano nk'uyu ari we wakabaye yishe inyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ibi bibabaje kuba usanga uwagakebuye abantu barakwereka hashize ibyumweru hakunino aruhari ni ahantu kumbe dore wa mugore Lesi I'll be with you in a minute. Munota umwe ndaje ngo serive yaje kumwakira. What can I get you? Naguha iki? Hello, Dina. Ko umugore yisirinde zina ni Lesi? Smith. Not to be mistaken with the other Adina who works on the night shift. Ntunyitiranye n'abandi bakoraga shift ya nijoro. Yeah. My doctor says it's a good therapy. Muganga aramwe gukora mu kazi nk'aka ngaka mpura n'abantu ni ibintu byiza byamfasha gukira. Interacting. Hihuza n'abantu tukisanisha. You mentioned a doctor. What happened to you? Byakunyerekeye bite? An accident. Nawe nimanuka kumbuye umukobwa baramurashe aribagirwa ntagazi ko disi bamurashe. Wari kuvuga ngo yakoze impanuka y'imodoka. Giving out all my information like that. Sounds like a very smart man. He was. But he left me a gift. Umugabo wanjye nubwo yapfuye yansigiye impano. Kumbe kumva umugabo yasize ateye inda ka Lesi kagakobwa. Yasize agateye inda umuvandimwe we. Muvandimwe yakuko yasize ateye inda kano gakobwa. What can I get you? None se tuguha iki? Have coffee. Mufite agakawa se basi. Oh, Dina, may I borrow your pen? Waniza kuri iyo karamu yawe? John? Enda John. I'll be right back with your coffee. Ndahita ngaruka. Oh, and Lacey. Oh, Lacey. Everything is going to be just fine. Ibintu byose biraza kumera sawa.
I'll be right back to take your order. Ndaje ngaruke mfate oda yawe cyangwa se komande yawe. Yazanye ka briefcase ndetse yicara hano. Turacyari mu burasirazuba bw'Uburayi. Ageze gutya asiga kaga kese ke yari yazanye yagasize hano. Mana kungako nawe gakenyerereho nyine gakenyerereho ye gakenyere barakansigiye ngo akenyere aza kwicara hano katurure. If you ever find yourself passing through New York, look me up. Nimuramuka mubashe kuba mwagira muri New York muzanyureho. House of Pain. Muzaze kubaza yitwa House of Pain yabasigiye amayero n'amadolari. Cody's. Until then. Mugihe mutaraza New York yari John. Cody would have wanted that, bro. Uyaje gora n'uyu. Now it's done. Byose ndabirangije. Yarishimye. Amusigiye amafaranga ibintu byose. Yabonye ni foto. So you're gonna stick around? Uraza kugumina? You? Nah, man, I'm looking forward to the peace and quiet of my own bar. Mwana ngiye kujya mu kabari kanye nshaka ibintu by'amahoro niturize nta kindi. Yeah, for sure. Harya ukari niyo ko yego nzajya nywa byeri z'ubuntu tu. What? Peace and quiet, huh? Well, I heard you redecorated the bar with a couple of goons before you came out here. Barambwiye ngo mbere yo kuzinangwara ibirara bibiri byaje mu kabari kawe urabitimbura. I know. What I heard was you beat one with his own gun. The other you threw through a window because you were going to change that shit. Barambwiye ngo umwe yabanje kumwambura imbunda ngo ndaramukubita umunyeza mu idirishya bitewe nuko ashaka guhindura idirishya. Before you kicked their ass. Ikintu cya nakunzemo nuko wabanje kubabwira kuri bakubita mbere yo kubakubita. Exaggerate things because abantu bakunda gukabya amano uyu mugabo urigera avuga ati abantu bakunda gukabya kubera ko bakunze kuvuga cyangwa bakunze kwizera ibintu bitabaho. Peace and quiet my ass. Mani amahoro no gutuza na agatafari kanjye ntago mbikeneye. Yacho. So ADS they asked me to take over Briggs. Can you believe that shit? Je bamamagaye barambwira ngo nze gusimbura Briggs abari ngiye yobora iriya unit Briggs yarayoboye. Briggs ni wa wundi toro wayoboraga nabi. Bahise amagaro ya musenga bari ujye kubayobora. Nanone nakubwiye rero ko ibisanzwe kimomo kibahana. Abamuzi niba mugereranya abamumenye ntibamushidikanyaho ibyo gusobanura ababimparire kuko ndasobanutse. Ciao ciao.